turanezerewe kuba hano imbere yanyu. Turashimira Imana kandi dushoboje kongera kuboneka hano. Murabibona ko imbere ya kamera cyangwa se kuri screen zanyu babona abagabo beza bicaye basa gutya. Turanezerewe cyane. Ni ibintu Imana ikora rero. Ibi ni ibintu byatekerejweho, ni ibintu byasengewe, ni ibintu twasabye Imana kuva kera, ariko turashimira Imana ko Imana irimo igenda ibisohoza. Wakwibaza ngo ibyo bintu ni ibiki? Uko twicaye uko, iyi ngiyi ni isoko y'abizeye TV. Ni isoko y'abizeye TV. Na kukuntu twese aba bantu bose ureba. Hanyuma rero mbere yuko ndibuze kugira ibindi bintu nkomeza, reka tubanze tukwibwire wowe ufunguye, wowe ukanze kuri YouTube yawe ugafungura. Reka tubanze tukwibwire. Ngewe utangiye mvuga nitwa Singaye Regis. Ndi umugabo, ndi umuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Hanyuma reka nakire n'abagenzi banjye nabo bakwibwire cyangwa se bivuga amazina, ubundi turakomeza turagusobanurira icyo aba bantu bicarira n'icyo bagiye kujya bakora n'icyo bagiye kujya bakugezaho. Imana igumugisha. Hanyuma reka nkomeze gutya, buri wese aragenda yivuga akwibwira, nawe uraza kugenda ubamenyera aho ngaho. Karibu. Murakoze cyane. Imana ibaho umugisha cyane. Yesu ashimwe cyane. Dushimiye Imana ko ibintu bigenze neza, ari ibintu Imana yari yaratubwiye. Amazina yanjye n'ubundi nitwa Emmanuel Theogene, ndi umuvuga butumwa kandi uvuga ubutumwa bwiza. Iyo mpamvu turi aha ngaha. Imana ibaho umugisha cyane. Aragira ati ibintu bigenze neza cyane. Yumvikane ko nawe arabyishimiye ko yari yarabitegereje kera. Uretse turaje. Karibu. Murakoze cyane. Amazina ni Pastor Emmanuel ubihoreye, ndi umugabo. Hanyuma ikaze kuri YouTube isoko y'abizera TV. Turashimye Imana yitwemereye. Ni keshi twashatse gukora irivuga butumwa, twakoraga abantu batwumva mu buryo busanzwe, tuzenguruka mu isengero tuvuga ubutumwa, ariko uyu munsi bibaye ngombwa ko natwe tujya habona, isi yose ikatubona. Nta kindi rero kituzanwe imbere yanyu no kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, no kwamamaza ubwami bw'Imana. Imana ibaho umugisha. Turabishimiye kandi turabakunda. Turazi neza ko muzatunezererwa, turazi neza ko muzadukunda, kandi hamwe n'Imana tuzagera kure dufatikanyije mu izina rya Yesu. Murakoze. Imana iguha umugisha. Reka twakire na Pastor undi nawe atubwire. Turabasuje. Nabasuje yambi. Narinje kubabwira ngo ndi umushumba witwa Pastor Nzeyimana Joseph. Ngewe rero ndabashimiye mwebwe kandi nshimira kuzakomeza kureba iyi channel isoko y'abizera TV. Ndagira ngo ngiye ngubwire ngo nezererewe iki cyicaro. Yo ndebye aba bagabo tugiye gukorana umurimo kuri iyo channel, mbagereranya n'aba bagabo bafatiwe bakajya i Babuloni, witwa Daniel, Uraka, Meshake, Abedenego. Oh haleluya. Tushimye Imana cyane kuko ibyo Imana izadukoresha, kuko ntabwo ari ibyizaduka ahubwo n'ibyo twasengeye Imana iduha amasezerano. Ubwo rero tukaba tubasaba ngo ibyo rero byose mutegereze, kandi namwe ubwanyu mushyireho umwete wo kugira gute, wo kuduha ibiganiro ndetse no kudutega amatwi. Murakoze cyane. Abarwayi bazakira bari muri mwebwe, abari bihebye ku bisubizo bizasubizwa, ndetse n'abandi bose bazavuka ubwa kabiri ku bw'ijambo ry'Imana. Murakoze. Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha mwinshi mu izina rya Yesu. Imana ibagirire neza kandi Imana ibiteho. Mwumvise amazina y'aba bagabo, ariko hari bimwe mu byo bagiye bavuga ngo yicano ngo hari uburyo ki, mbese baduteye amatsiko, ariko ndagira ngo batumaraye amatsiko. Ese ubundi yicano isoko y'abizeye TV nkuko babivuze cyangwa se nkuko bagiye babisobanura, ubundi yicano iduhisha iki mu by'ukuri? Yicano batubwiye ngo ubutumwa bwiza, ariko se ubundi bimeze gutereka nakire aba bapasteri. Wumvise ko harimo n'abapasteri, harimo abapasteri buriya nuko bashobora ko batabivuze, harimo n'abantu babara
abaramyi, harimo n'abazi kuririmba nk'uyu mugabo uri azi kuririmba, ariko nanjye buriya nabigerageza. Mu mafu ya nimusi, mbese murumva ko ibintu bizagenda neza. Ariko nimutubwire ubundi iyi cano igamije iki? Muvuze ubutumwa bwiza, ariko se ni ubutumwa bwiza bumeze gute kugira ngo abantu bagiye kudukurikira? Mbese ibyo muvuga mwasengeye igihe kirekire bimeze gute? Reka mpe umupasiteri umwe adusobanurire byimbitse neza uko iyi cano izakora, hanyuma turaza gusoza tunasenga Imana dusabira umugisha umuntu wese uzakurikirana iyi cano kugira ngo azahabwe umugisha. Reka nkwakire pasiteri ugire ibyo usobanura byimbitse kuri iyi cano. Murakoze cyane. Iyi cano Isoko y'Abizera TV nta kindi, intego ya mbere ituzanye nuko tubona ko hari bitaragendaga neza, ariko dushaka ko bigenda neza mu ivugabutumwa. Tuje kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, niyo ntego ya mbere. Ikindi cya kabiri, turabaramyi, dukunda kuririmbira Imana, dufitemo abaramyi, dufitemo kandi tugira n'abanyabuhamya bwishi. Muzababona ahangaba ab'Imana yagiriye neza, ab'Imana yatabaye by'umwihariko, abantu bagiye baca mu biganza byacu, tukabasengera Imana igakora imirimo n'ibitangaza. Nicyo kituzanye ahangaha, kugira ngo n'abandi nabo bakirire kuri iyi YouTube channel yacu yitwa Isoko y'Abizera TV. Twabifa icyo tubashakaho cyangwa se twifuza nuko mwadushyigikira, mukanda subscribe, muduha share na comment, hanyuma ubutumwa bukamamara hose kugera ku mpera y'isi yose. Murakoze cyane. Imana iguha umugisha. Ndumva ibingibi birasobanutse. Ubwo igisigaye ni inkunga yawe wowe udukurikiranye. Kanda subscribe, sharing abandi babone ibiganiro byacu, bumva ijambo ry'Imana, kora kuri like ku buryo nyine ibintu byose bigenda. Ndabizi neza uko babibijeje muzagenda mwumva byinshi. Ntabwo umurimo ugarukira hano gusa, umurimo uzaguka kandi Imana izatugirira neza. Imana ibaha umugisha. Rero ndumva twafata umwanya tugasenga Imana, hanyuma tukakwifuriza umugisha wowe ukoze subscribe, wowe usharinze, mbese uko ugerageje gukurikirana n'ibindi biganiro. Imana ikaguha umugisha. Reka nakire uriya mupasiteri uri ku ruhande hariya, hanyuma adusengera Imana, akwifurize agira ibyo akwaturaho, mbese muri rusange Imana iguha umugisha. Imana data wa twese n'umwana wayo Yesu Kristo n'umwuka wera n'abantu waremye, harimo aba bagabo, harimo aba bayobozi, harimo abo mu isi, harimo ndetse n'abo mu mahanga, harimo ndetse n'uyu mwene data ushinzwe iyi kamera, harimo n'abandi bose bazumva ibyo bizatambukira kuri iyi channel. Bose ndabasengeye ngo ibyo ubona bakwiye uzabibahera ubuntu mu izina rya Yesu. Amen.